ahubwo tubereyeho kugira ngo twuzuzanye. Iyo abantu kuzuzanya byabananiye, ahubwo buri wese akiyumva ko ari ku rwego rw'ubwiza, n'ubundi bisoza byageze mu macakubiri. Mwaramutse neza abakunzi ba Rwanda S&M. Nk'uko mubimenyereye, mw'iyi minsi twiyemeje kujya dufata umwanya tugatera akajisho ku kirere cya hano mu Rwanda, tukamenya impumeko y'Abanyarwanda. Uyu munsi twateguye ko turi burebe impumeko y'urubyiruko, impumeko y'abahanzi ku mubano w'Abanyarwanda ndetse uw'Abanyafurika n'uw'abantu muri rusange. Turaza kwifashisha indirimbo z'abahanzi babiri babikomojeho. Ya mbere turareba ubuntu ni indirimbo ya nshyashya ya Clarisse Karasira, Miss Humanity. Turaza kureba indi yitwa Karinga. Aha turi bwibande cyane ku kiganiro nanone yagize ari kwisobanura. Ahangaha bano bahanzi reka tubite ko ni bamwe mu babashije gushyiraho imitekerereze cyangwa gufata ibyiyumviro by'urubyiruko babishyira mu bihangano, birangije bijya habona. Koko ukurikije nuko byakiriwe bino bihangano, biragaragaza ko byaje bigera bimeze nk'amazi ku muntu ufite inyota, kuko n'ibihangano byakiriwe neza ndetse bigaragara nk'ibivugira abantu benshi. Ubuntu rero nk'uko tubuzi, ubuntu ni imyizerere y'Abanyafurika yahozeho mbere y'uko haduka amadini. Teme nyamukuru y'ubuntu, ubuntu bwasimbuwe na religion kandi busimburwa n'imikorere y'ubucuruzi cyangwa y'imibereho yitwa capitalisme. Mbere ya capitalisme, mbere ya religion y'aba Christianité, Islamique n'ibindi bigenda biza, hahozeho ubuntu. Ubuntu bwavaga hano bukagenda bukagera muri Afurika y'Epfo, muri Congo uzahasanga iryo jambo. Ubuntu ni imyizerere. Muri make iyo uvuze ubuntu ku muntu ubusobanukiwe neza, ahita avuga ngo ndiho kuko uriho. Ubuntu, ndiho kuko uriho. Muri Afurika y'Epfo baravuga ngo ubuntu ng'abantu ng'umuntu, cyangwa umuntu ng'umuntu ng'abantu. Bivuze ngo ndiho kuko uriho. Muri make rero, ubuntu ni urutirigongo rw'umuco w'Abanyafurika. Muri iyi ndirimbo by'umwihariko hakubiyemo ko hakenewe ubuntu mu bantu. Nk'umuntu witegereza, hari uko yabonye uyu munsi ubuntu buri mu bantu, bishoboka ko bwakamye. Ubundi ku bantu bazi kwenga, iyo umuntu yabaga ari kunywa igikatsi, iyo cyabaga cyatangiye gushiramo uburyohe, umuntu mukuru yaravugaga ngo ubwo haracyarimo ubuntu. Ikintu cyose kirimo uburyohe
ku bantu bakuru bavugaga ko kirimo ubuntu. Disi kano kantu karacyarimo ubuntu, ubwo bivuze ngo karacyarimo uburyohe, karacyarimo icyo umuntu akurikiranamo. Iki kigira igikatsi ni cya kindi ugenda ugiye kunywa, kuko nyuma y'uko ubuntu bushizemo waranywaga ukumva ari amazi ashaririye. Ndiho kukuriho muri iyi ndirimbo nanone harimo kurota abaturanyi babanye neza. Ibi bintu byabaye igitangaza gikomeye kubona iyi ndirimbo ihuje abanyarwanda igahuza abarundi, nyuma y'uko isohotse ikurikiwe n'urugendo rw'umuyobozi ushinzwe iby'umuco, ushinzwe siporo, ushinzwe n'ibindi byinshi, n'abandi bazanye bakaza bagahura n'abayobozi bacu. Cyabaye ikintu cyiza, kiba ikimenyetso cy'uko bishoboka ko izi ndoto zajya mu bikorwa. Kubona abaturanyi babanye neza. Nubwo bimeze bityo, mu ndirimbo yindi nanone twakomojeho Karinga, hari aho umuhanzi Diplomate, umuhanzi ukomeye cyane, uririmba indirimbo zirimo ubwenge ariko nanone zirimo kureba kure, ubutumwa butarangirira ku munsi umwe. Yagize ati yatangiye agira ati hari haciye igihe. Nibyo koko hari haciye igihe, kuko ntabwo yari aherutse gusohora indirimbo, ari nayo mpamvu iki gihangano kigomba gufatwa mu rwego rwacyo. Ni igihangano kije ahatariho pressure, ahubwo ni igihangano kije mu gihe cyacyo. Ku bantu b'abahanga rero ntabwo ibintu bipfa guhurirana gutyo gusa, no coincidence iri aho ngaho ngo ni impanuka n'iki, ahubwo coincidence yose ibayeho iba ari n'isomo. Ni igihangano kije mu gihe kimwe n'ubuntu, kiza gisa naho gihuza n'ubutumwa buri mu buntu, kiza kigaragaza ibintu byinshi cyane muri politiki, ku buryo mpamya ko iyo kiza mbere cyangwa kikererwa ntabwo cyari gutanga ubutumwa nk'ubwo cyatanga uyu munsi. Atangira avuga ati abanyapolitiki ni nk'intanga, muri miliyoni habonekamo umwe, ndetse kubona utaragushijwe n'ifaranga nabyo ni igitangaza, kuko ifaranga ni kimwe mu bintu nanone byongera kwica ibyo abantu bari bagamije bisa naho ari byiza. Kumva umuntu yarotaga indoto nziza, ariko hazaho ikintu cyo gushaka ifaranga, kubera ko ifaranga riyobowe mu buryo bwa bundi butarimo ubuntu bwitwa capitalisme. Buri wese aba agomba kuriha kugira ngo abe kuri ino si, ndetse hariho n'abamaze kwibwira ko babayeho kubera ibiguzi cyangwa ibiciro bariha. Ahangaha abari bafite ibitekerezo byiza birangirika, bikamera nk'aho bibaye korompi. Aha rero akomeza anavuga ko muri education naho harimo ikibazo, kugira ngo bwa buntu buranduke neza himikwe ibyari bizanywe n'abakoloni. Byabaye ngombwa ko abantu bajya kwiga badateganya yuko ibyo bize bizabagirira akamaro bo ubwabo, ahubwo biga kugira ngo bazabe abakarani cyangwa abakozi baba bigishije. Ibi byarabaye, bibaho aho usanga umuntu ashobora kuvuga neza indimi, ariko ukaba ushobora kwibaza ngo nyuma y'ubu buhanga n'uburyoza agaragaza, niki yagejeje
nibura ahatuye. Kuki abantu badashobora kwibumbira hamwe ngo bafate ubuhanga bafite bagire icyo babubyazamo, ahubwo bagategereza ko umwe ajya kugurisha hariya undi akagurisha hariya, ntibazanahuze n'ibiguzi. Iki rero ni ikintu cyimbitse cyane muri politiki, binagaragaza ko koko nyine iyo utewe utari witeguwe ukarwanywa utazwi kuba urimo uranarwanywa, bisoza urimbutse. Ubuntu rero bwinjiye mu ntambara butategujwe, kuko usanga ibyo byose byaje byitirirwa ubuntu, ariko ku rundi ruhande biri burandura. Gishobora kuba ari igihe cyiza cy'uko abantu babona ko ubuntu buruta ibyo bindi byiswe ko byabusimbura. Umukino wa politiki, iki nabyo ni n'ibyo yakomeje avuga mu ndirimbo ye, ngo ni nko gufata ku ngufu, kuko ibyo wowe urwana ushaka nibyo undi aba arwanaho. Bivuze ngo ahantu harimo tansiyo politiki, haba harimo n'ikintu byanga bikunda abo bantu barwanira. Ni ibintu byabazwa abantu bari imbere ku ruhembe, baba bagomba kumenya ni izihe nyungu, ariko ku rundi ruhande bakirinda kuyoborwa n'amafaranga n'ibyubahiro bishobora kwangiza ubuntu, bishobora gutandukanya abantu. Mu gihe umuntu yumvaga ko ariho kuko mugenzi we ariho, iyo hatangiye kuzaho izo ntambara zimeze gutyo kandi ziyobowe na bamwe, bisoza havutsemo amacakubiri, havutsemo kuryana, havutsemo amatiku, havutsemo no kutibonanamo. Umwe yakibona ko asumba undi, umwe yakiyumva ko ari we mwiza, mu gihe iyo mwese muri mu mwuka wo kubona ubuntu, nta n'umwe wigira mwiza, ahubwo buri wese abona ko ubwiza ntafite runaka bufite, twese dushobora kuzuzanya. Ntawe navuga ufite byose, ahubwo tubereyeho kugira ngo twuzuzanye. Iyo abantu kuzuzanya byabananiye, ahubwo buri wese akiyumva ko ari ku rwego rw'ubwiza, n'ubundi bisoza byageze mu macakubiri. Muri make twasoza tubona ko mu jisho ryacu rireba kure natwe hariho umwuka mwiza urimo uraza, nubwo hari n'ibindi tuzagenda turebaho bisa n'umwuka nanone woherezwa utagamije kwifuriza ibyiza abantu, ariko ni byiza ko dukanguka tugatangira kubona iyo myuka nanone igamije amacakubiri, igamije kubuza amahoro abantu, igamije kubiba kutumvira. Ubundi ni gute abantu babereyeho umuntu ashobora kuba umwigisha wo kutumvira? Iyo myuka yose ni byo nanone dushobora kuzarebaho mu kindi gihe, tukagenda tuyisesengura, tukavuga ati uyu nubwo avuga wumva afite ifuhe, wumva harimo ibyo avuga azanamo Imana, harimo ibyo wumva avuga agaragaza ngo arifuriza abantu ibyiza, ariko kuri iki n'iki ntabwo agamije ineza. Ibyo bishoboka ku bantu bari mo imbere mu gihugu, ndetse n'abantu barimo hanze bashobora gukoresha amakuru atari nyayo, ariko bakaba bayakoresha none bayita ko ari nyayo. Turi mu isi aho umuntu afata izina ry'Imana akarishaka kurivunjamo
ibiri murimo, ibyo yiyumvira yifuza. Ariko turi ku rwego rw'uko dukwiye kubanza tukamenya ngo aha turi ntabwo tuhari kubera abantu, ahubwo hari Imana. Abo bantu ko bahageze niko natwe twahageze. Ntawe ukwiye kuhava kugira ngo twe tuhabe, ahubwo twese turahabanye. Udashobora kugusimbura cyangwa utasimbura wirwana no kumwirukana. Reka tugire icyo kintu cy'uko buri wese amenya umwanya arimo, amenya icyo ashoboye, amenya ibyo akwiye gukora, ndetse amenya icyiza yakwifuriza abantu bose. Ndashimira ba nyiri ibi bihangano, bigaragaza ko hari icyo bifuriza abantu kandi buri wese abona ko gikenewe. Ubuntu, urwo rutirigongo rwavunwe, rutavunwe kubw'impanuka, ahubwo byari bigambirirwa n'abazanye ibyo twita byiza uyu munsi, nyamara bitagize icyo bitugezaho. Ni byiza ko twongera tukagaruka ku icyo kintu, twongera tukagira uwo muco w'ibiganiro. Turashimira abayobozi batangiye gutera izo ntambwe z'uko bagenda baganira, ariko be kugwa muri cya kindi nanone twabonye ngo n'umukino urimo amacenga n'iki byose, ahubwo habeho kuganira bigamije ko ubuntu butera imbere. Ubuntu, urwo rutirigongo rwongere rujya imbere, tubone abantu bahuje ubuntu, tubone uburyohe mu bantu, tubone ubusharire bugende bugabanuka mu bantu. Uko kuntu abantu bagenda baryoha kubera ubuzima, baryoha kubera ibyo bumva, baryoha kubera uburyo bisanzuranaho. Uburyohe bwongere bugwire, ubuntu. Natwe ijwi ryacu turaritambukije duhamagara ubuntu mu bantu, abantu bagira ubuntu. Murakoze cyane, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Tubasabe mwiyandikishe, mukore subscribe, muduhe ibitekerezo byanyu, dukomeze tujye tubana. Kandi nk'uko twabivuze, ubu twatangiye kugira ngo turebe ibintu, iki kirere harimo iki. Ubu ni ku ntangiriro, ejo tuzajya ahandi, ejo bundi tujye ku bindi. Nuko turi kumwe kandi tubifurije amahoro, ibyishimo, mwuze ubuntu, mwuze amahoro muri mwebwe aho muri hose. Ariko ikintu cya mbere gikomeye, tubakeneyeho kwisobanukirwa, ukamenya ngo wowe urinde. Ese kuki uriya muntu yitwa undi? Kuki wowe iyo ugiye kwisobanura uvuga ngo ndi, uriya akitwa undi? Kuki bariya bitwa abandi? Kuki iriyo ndi muyihuriyeho? Turabakunda kandi twishimira ko muhora mutugaragariza ko urukundo, tubahaye urukundo, dukeneye ko rutugarukira. Murakoze cyane.